agasinzira akazihesha amahoro akaryama akagubwa neza. Bibiliya iravuga ngo nzaryama sinzire niziguye, niko indirimbo ya Zaburi ivuga ngo kuko Uwiteka wenyine ari wo ndesha kuba amahoro. Haleluya. Aya mahoro tuyakomora ku Mana. Isakara araryama agasinzira hagati y'ingo z'intama kubera kuko yari afite umurage w'amahoro kandi nawe agahesha abana amahoro. Yego. Ni byiza umukristo, umuntu usenga muri iyi nibature agomba kuba umuntu uhesha abana amahoro. Yego. Amena. Abona ngo aho kuruhukira ko ari heza, ngo n'igihugu ko ngo ari cyo kwishimirwamo. Mbega Isakari wishimira mu gihugu kandi akaruhukira ahantu heza. Akishimira mu gihugu, akishima mu gihugu cyabera. Dawudi yaravuze ngo narishimaga ubwo bambwiraga kujya mu nzu y'Imana. Amena. Tujye twishima cyane, twishimire kuba muri iyi nibature. Haleluya. Ariko twishimira kandi no kujya mu nzu y'Imana. Amena. Tujye twishimira mu gihugu cy'umwuka tuba twakoretswemo. Niba hari ikintu cyiza kinezeza no kwishimira mu gihugu cy'umwuka. Yego. Isakari yahoraga yishimira mu gihugu cy'umwuka ngo akakishimiramo, akishimira mu gihugu yahawe, ku misozi yahawe ngo akayishimiramo akanyurwa. Dufite abantu benshi babuze umutima wo kunyurwa muri bike bahawe cyangwa se muri byinshi. Ariko umukristo aranyurwa iyo mu byo Imana yamuhaye akanyurwa nazo. Kuko kunyurwa ni ikintu cyiza cyane. Tujye tunyurwa n'ibyo Imana yaduhaye kandi twishimire muri icyo gihugu Imana yaduteretsemo. Amena. Umuntu kandi ajya anyurwa n'umurimo yahawe. Uwo nawe niwe Imana yaguhaye, uwo murimo yaguhaye gukora mu nzu y'Imana ujye kunyura. Yego. Wishimire uwo murimo, wishimire muri icyo gihugu Imana yaguteretsemo. Bwana asifiwe. Haleluya. Asifiwe sana. Isakari ngo yunamishinze urutugu rwe ngo no kwikorera. Ngo ni umukozi. Ahora yunamye urutugu rwe, ni umukozi, ni umuntu wikorera. Kandi ngo ahinduka umuretwa, ategekwa icyate. Afite umurimo yahawe, afite n'icyate yahawe gukora. Afite ahantu yakatiwe azakorera. Kandi iyo mirimo yahawe arayikora neza akayisoza neza. Haleluya. Hahirwa abantu bakora umurimo neza bahawe bakazawusoza neza. Amen. Abo bantu ni abantu banyurwa, ni abantu bafite amahoro, ni abantu b'abanyembaraga, abo bantu bafite umurage mwiza. Ndagira ngo muri iki gitondo nanjye turi kumwe nawe wo nkurikira, wishimire umurage wo kubana n'abantu, uwusabire kandi uwushake, uwuhige, uwukorere kugira ngo ubane n'abantu bose amahoro kandi wishimire kuzasoza igikorwa cyawe neza. Amen. Haleluya. Amen. Amena. Mana yo mu ijuru, tugiye kwa Dani. Dani niyo yavuze ngo azacira abantu be imanza. Ubwo ari umwe mu miryango y'Abisirayeli, Dani ngo azaba inzoka mu nzira, ishyira mu kayira, irya ibinono by'ifarashi, uhekwa nayo ngo akagaranzurwa inyuma akagwa. Uyu Dani afite ubuhanuzi bukomeye cyane. Icya mbere mwumvise cyamugaragayeho Dani nuko ngo azaba umucamanza. Yego. Ni umuntu uzaca imanza Dani. Kandi koko abantu bakomoka kwa Dani, umwe wabaye umucamanza ni Samusoni. Buriya Samusoni akomoka kwa Dani, ariko akaba afite umurage muri Dani. Nawe uvuga mu magambo abiri gusa. Umurage wa mbere nuko Dani bavuze ngo azaba inzoka mu nzira n'ishyira mu tuyira. Kandi ngo ibyo binono by'ifarashi nguhekwa nayo akagaranzurwa inyuma akaba.
numva imana izakorera igitangaza nkazajya mu Isirayeli. Ni mu bintu usengera mu byifuzo mfite. Yego, Imana izubashe. Bamaze gusigara mu majyepfo, Bibiliya iravuga ngo Yuda na Benyamini basigara mu majyepfo, Dani n'abandi bose icyenda barazamuka bajya mu majyaruguru. Dani aza kubuza abantu kugaruka gusenga mu rusengero rw'i Yerusalemu. Ahita ashinga ikigirwamana, agishingiwe ikigirwamana cyo mu Badani. Aragenda agusha Umwisirayeli umwe mu muryango wo kwa Lewi, aramuroba, aramwiba, aramuzana, aramubwira bati va muri biriya byo ko basobyijemo, ngwino hano, nabonye Imana ngikirwamana hano, uzi ugitambira hano kandi abantu bajya baza, abantu bazi ko iby'ibitambaro ari byo mu Balewi, ngwino hano. Amuha akazi, aramwangaja, amuha akazi ko kumukorera mu bigirwamana bye. Nicyo gihe Dani yabaye inzoka, akagaranzura, aba ikigusha, yabaye igisitaza, yabaye ikirimbu. Dani agira umurage mubi ko ni ikirimbu, ni igisitaza. Niwe akagaranzura abantu. Dani ameze nka rya buye ry'intaza batwigishije Pasiteri Levi, aratubwira ngo bazaba ngo ibuye ry'intaza, ni ibuye rinyerera riba mu mazi, abantu barimo bakandagiraho bakanyerera bakagwa. Ni ibuye rimeze ubwato bujya busekuraho. Dani yabaye ikigusha kuko Dani yazanye ikigirwamana, kandi yagiye kuzana icyo kigirwamana. Dani yarabanje, Abisirayeli barabanje kujya basengera ku musozi wa Ebali na Gerizimu. Uwo musozi wa Ebali na Gerizimu yari imisozi kugira ngo batongera kujya gusengera mu rusengero rw'i Yerusalemu. Yego. Mu yandi magambo, Dani yabaye ikigusha, yabaye igisitaza, afite umurage mubi. Muravyibuka nubwo wanagendera kuri Samusoni wenyine gusa, reba uriya mucamanza Samusoni, ibibazo yahuye nabyo. Ariko hariya hepfo habaye umurongo kuri 18 uvuga ngo Uwiteka we ntegereza agakiza kawe. Amena. Biracyashoboka ko n'abantu babikigusha babisitaza, biracyashoboka, haracyariho uburyo ko wagaruka Uwiteka akakubera agakiza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amena. Mbabwire kandi ikintu gikomeye hariya mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana, igice cya 7 ngira ngo umurongo wa 9 Ibyahishuriwe Yohana, hajya havuga ibintu bikomeye abantu bagiye bashyirwaho ikimenyetso. Igice cya 7 umurongo wa 5, abantu bashyizweho ikimenyetso bavuga umuryango wa Yuda, umuryango wa Beni, umuryango wa Gadi, umuryango wa Asheri, umuryango wa Nafutali, umuryango wa Manase, umuryango wa Simiyoni, umuryango wa Lewi, umuryango wa Isakari, umuryango wa Zebuloni, umuryango wa Yosefu, umuryango wa Benyamini. Iyo miryango yose yashyizweho ikimenyetso, ariko umuryango wa Dani ntabwo urimo, nturifigire, ntawuhari. Ibi ni ibintu bikomeye cyane ko bivuga ngo umurage abera duhabwa, abantu bazaba ibigusha, bakaba ibuye ry'intaza, bakaba inzoka, utuyira, bakaba abariganya, kuko inzoka ni ikimenyetso cy'uburiganya. Abo bantu nta murage bafite, nta n'umugabane bazabona. Hariya mu Byahishuriwe Yohana ahita bigaragaza
muvuyeho ariko soreza kuri dani vuga ngo Uwiteka we Uwiteka we Uwiteka we tegereza agakiza kawe. Amen. Haleluya. Ngiye kwa Gadi. Kwa Gadi umuyobozi utuyoboye gahunda Mama Imeride ngira ngo uraza kunyura mu gikari nandikire ko iminota yazirangiye. Yego. Gadi Bibiliya yavuze ngo umutwe uzagutera ariko nawe uzabatera ubirukane abakurikire hafi. Uyu Gadi agira umurage mwiza ukomeye. Gadi kwa Gadi igihe Dawidi yarwanaga intambara umuryango wa Gadi wari warahawe privilege wo kuba ivyegera zo kwa Dawidi. Nibo bantu bara amaescort yo kwa Dawidi abo kwa Gadi. Yego. Kubera ko Bibiliya ivuga ngo ni abantu bari batinyitse bafite mu maso ngo hameze nk'ay'intare kandi ngo bakagira umuvumbuko umeze nk'uw'ingeragere nk'uw'ihungo cyangwa isha. Bakoranaga umwete mwinshi n'imbaraga nyinshi n'umuvuduko mwinshi kandi mu maso habo ngo hakaba haratinyitse bikomeye. Bagiraga igitinyiro kimeze nk'ikindara. Yego. Aba bantu rero bo kwa Gadi Bibiliya yavuze ngo hari abantu bazagutera umutwe uzagutera ariko ngo nubwo bazagutera wowe ngo uzabirukana. Amen. Haleluya. Amena. Utarande bikurize muri iki gitondo mu ntambara zikomeye ufite mu bitero bitandukanye ufite. Imana igihe umurage wo kwa Gadi kugira ngo abagutera baguhagurukira bose Imana izabatatangirije mu nzira zirindwi. Amena. Niko bivuga abakugira inama abakugambanira abaguhagurukiye abo bose ugira umurage abantu basenga Imana bameze nk'abo kwa Gadi. Ibitero birabahagurukira bikaza. Bibiliya ivuga ngo bazagutera baturutse mu nzira imwe ariko ngo Imana izabatatanya banyure mu nzira ndwi. Bibiliya yavuze ngo uzajya kwa Gadi uzabirukana kandi bazanyura mu nzira nyinshi. Yego. Bibiliya yavuze ngo umuntu uzajya wagura abo kwa Gadi ngo akabatekerereza neza ngo ni umunyamahirwe Imana ngo izajya imuha umugisha. Amena. Ni byiza ni ukuri gutekerereza bene so neza nawe uhagabana umugisha. Ntugafate umwanya wo gushyira muri wowe ibitekerezo bibi utekereza abandi nabi. Yego. Ahubwo shora igishoro cyo gutekereza mwene so neza. Icyo gishoro nawe uzacungukiramo kuko wagambiriye ibyiza kuri mwene so. Yego. Amen. Amena. Asante. Gadi ngo azajya imbere y'ubwoko kandi ngo azaba ameze nk'intare itinyitse. Iteka ryose ngo azajya imbere y'ubwoko. Amen. Amena. Amena. Mvuye kwa Gadi mbise njya kwa Asheri. Asheri afite umurage mwiza ukomeye. Mbere na mbere ntaragira uwo murage wa Asheri ntaragira icyo muvugaho. Reka mbabwire umuntu umwe ukomoka kwa Asheri. Ni umugore witwa Ana. Ana uriya wari utegereje gucungurwa kw'Abisirayeli mu gitabo cya Luka. Yamaranye n'umugabo w'imyaka 7 aba umupfakazi wamarana aba umupfakazi w'imyaka 84 ngira ngo sizi nguko cyangwa 87. Bibiliya ivuga ngo yabaga mu nzu y'Imana ngo mu rusengero ngo ku
gihe cyo gutegeka kwa kabiri. yego Bibiliya yavuze ngo hazava ngo kuri Asheri ngo hazava ibyo kurya biryoshye cyane. Mbega umurage mwiza. yego Imana idushaka ibyo kurya biryoshye kandi ngo biryohera ngo abami, ngo azatanga ibiryo byiza ku bami. Imana idushakamo amagambo meza aryohera abantu. amena Imana idushakamo amagambo y'urukundo. Imana idushakamo amagambo y'amahoro. Imana idushakamo amagambo meza yo kongerera abandi imbaraga, atari amagambo y'ibicantege. Bibiliya yavuze ngo kuri Asheri, mu kanwa ka Asheri, haleluya, hazava ibyo kurya biryoshye yo kandi ngo bizishimirwa n'abami. amena Reka mbabwire uburyo havuyemo ibiryo biryoshye. Nigiye Ana yari avuye mu rusengero, yari ategereje ihumure ry'Abisirayeli. Yaje abwira Abisirayeli, arababwira ngo nimuhumure, Imana yaneretse ko wa mucunguzi twari tumaze imyaka dutegereje yaje, yabaye mu Bisirayeli. amena Dufite inshingano zo kubwira abantu amakuru y'umucunguzi. Dufite inshingano buri gihe uko tubonye uburyo bwo kubwira abantu amakuru y'umucunguzi w'Umwami wacu Yesu Kristo. haleluya Icyo gihe uwo ni umurage mwiza. Muri twebwe hagomba kuvamo amagambo meza aryohera abantu, kandi nta yandi magambo yaryohera abantu, ni amakuru yo mu ijuru. Umuririmbyi yaravuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure hataba ibyago. Ni byiza mu mirimo dukora yacu ya buri munsi, mu kazi kacu dukora ka buri munsi, ko muri twebwe amasaha atagomba kurangira y'umunsi, muri twebwe hatavuyemo ibiryo byiza biryohera abami. Haleluya. haleluya asante Tujye tubwira abantu amakuru y'ijuru, tubabwire amakuru meza y'umurwa. Bwana asifiwe. amena Kuri Asheri, Bibiliya yavuze ngo ibirenge bye bizaba mu mavuta ya elayo. Muze kumva uburyo Asheri abaye umuvugabutumwa ukomeye. yego Asheri agira umurage mwiza, Mana yanjye. Ibirenge n'ivugabutumwa kandi ngo bizaba byinditse mu mavuta ya elayo. Amavuta ya elayo akora ibintu byinshi, ariko ibintu bitanu by'ingenzi akora. Icya mbere, amavuta ya elayo ajya yomora ibikomere. Nishake ngarukiraho honyine gusa. Kuri Asheri ibirenge bye bizaba bikandagiye mu mavuta yomora. Dufite inshingano yo komora abantu bakomeretse ibikomere. Ntabwo turi abo gukomeretsa, ahubwo turi abantu bo komora. Turi abantu bo gukora uwo murimo, tukomora abantu bikomera, abantu ibisebe bafite byo mu mutima. Yesu yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, muyasigiye amavuta kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, kandi ngo no kuvura imvune zo mu mutima. Haleluya. haleluya Kuri Asheri azaba afite inshingano yo kuvura imvune zo mu mutima. Amavuta ye nayo icyo azakora ni icyo ngicyo. Shyira ku rutonde, uhige imihigo, urebe abantu bafite imvune zo mu mutima kugira ngo ubavure. Uwo ni wo mugabane w'abana b'Imana, w'ababwirizabutumwa bwiza, w'abantu basenga Imana. Kandi ibyo nitubikora neza tuzabona umurage utabasha kubura, kwandura cyangwa kugajuka. Uwo mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana mwabikiwe. Haleluya. amena asante Bibiliya yavuze ngo ibihindizo byawe Asheri ngo n'ibyuma by'imiringa. Ibintu bikurinda humura Asheri we. Ibihindizo ni nk'ibikingizo. Ndavyibuka iyo twakingiraga ibikingizo mu ruhongore dukingiye inyana, kwari kugira ngo kugira ikirura cyangwa inyamaswa iza kurya inyana, tugakinga n'ibikingizo. Nono Asheri, Bibiliya yavuze ngo nzakurinda, nzakuzigama, nzagukingira, ibizaguhagurukira n'ibizaku
amena ndashimira imana kuba yahamagaye ibasha kubakingira uwiteka ni igihome kirekire n'ingabo idukingira haleluya Amena. amena rero gucika intege n'ibyo duhura nabyo twisunga imana n'ingabo idukingira ngarutse mu gusenga n'igihome kidukingira n'ingabo idukingira bwana sishiwe Amena. amena haleluya haleluya Amen. haleluya hari umurage w'abantu basenga imana kuko bafite ibihindizo ibyuma bibakingira Amena. bibiliya yavuze kandi mu minsi yawe yashera ngo izangana n'intege zawe iminsi ufite yaba ari iminsi 3,200 iminsi 10 iminsi ingahe ngo izangana n'intege zawe uko intege zawe zingana niko n'iminsi yawe izangana haleluya haleluya Amen. asheriwe uzaba umunyantege nke ahubwo uzaba umunyembaraga igihe cyose ndakwifuriza nawe kugira umurage mwiza wo kuba umunyembaraga umunyembaraga imbaraga zo mu mwuka zigende zikwira zigende ziyongera umunsi ku wundi amena kandi bibiliya yavuze ngo ijuru uzatabarwa n'ijuru asheri Amen. ryonyine ijuru rizatabara Amen. ijuru rizagutabara uzatabarwa n'ijuru kumbe ijuru riratuzi bene data yego Amen. ntitwabura abatabazi ariko mu ijuru hariyo abatabazi amena mu ijuru hari abatabazi mu ijuru hari imana itabara haleluya haleluya Amen. haleluya kandi mu ijuru ntibadutabara gusa baranatuvuganira umuririmbyi yaravuze ngo mu ijuru imbere y'imana mfite umuntu uvugira ni umukuru w'abatanzi kandi yitwa rukundo amena mama yuko izina ryanjye riri ku mutima we ubwavugira nta mwanzi wamunirukana Amen. haleluya mbega ibintu byiza kwisunga imana we mbega ibintu byiza kuba muri uyu muryango wa shera we Amen. mbega ibintu byiza kuba umunyamasengesho kuba wishimira mu gihugu cyawe gutabarwa n'ijoro Amen. amena kandi biravuze ngo kuri asheri ngo azahekwa n'ibicu ibicu ngo bizahora bimuheka ubwo ni ubwiza bw'imana uzahekwa n'ubwiza bw'imana amena iyo bavuga ibicu baba bavuga ubwiza bw'imana wa muririmbyi yavuze ngo azaza ku bicu ngo azanane n'ibicu niko umwanditsi w'igitabo cy'ibyashiro hanavuga ngo azaza mu bicu ngo azanane n'ibicu iyo bivuga ngo azazanana n'ibicu ni ukuzanana n'abahamya benshi azaba ari muri korutezi ariko kuza mu bicu ni ukuza mu bwiza bwayo yego yesu azaza mu bwiza bwayo kuri asheri azaba mu bwiza bw'imana ngo azahekwa n'ibicu azaba ahetswe n'ubwiza bw'ishobora byose mbega ibintu byiza we yego ndabifuriza kujya muhekwa n'ubwiza bw'imana umuntu wahetswe n'ubwiza bw'imana ntabwo azakorwa n'isoni kuko azaba ari anvelope n'ubwiza bw'imana amena amena kuri asheri amaboko y'imana ngo azakuramira iteka ryose amen Amen. iki gitondo nanjye ndakwifuriza kuramirwa n'amaboko y'isumba byose Amen. asheri we imana izakurwanirira Amen. asheri we imana izirukana ababisha bawe imbere yawe Amen. uzahesha ngo abisiraheli umugisha kandi ngo ijuru rizahora riguha ikime Amen. amena Amen. haleluya haleluya Amen. Amen. ni byiza guhesha abantu umugisha Amen. nibyo n'isengesho ni n'umuhigo wabwira imana ngo mana mpindura uwo guhesha abantu umugisha sindi gisitaza ko kwa dani ahubwo mbe uwo guhesha abantu umugisha Amen. kwa sheri ngo bajyaza bahesha abantu umugisha Ego. ya kandi ngo kubera iyo mpamvu ijuru ngo rizahora ngo ribaha ikime uwo ni umugisha yego siko se hariya bibiri ivuga ngira ngo muri 33 mu gitabo cya
inkota yawe ngo izagutera icyubahiro inkota nta yindi nkota idutera icyubahiro ni ukuba mu ijambo ry'Imana n'ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana niyo nkota umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo twahawe inkota ikomeye n'ijambo ry'Imana ngo niyo yaneshereje abacu mu gihe cya mbere haleluya reka dutunge ijambo reka tugire ijambo ry'Imana reka tube ijambo ry'Imana rigwire muri twebwe Bibiliya irabwira ngo ijambo rya Kristo ngo ribe muri mwe rigwiriye ngo rifite ubwenge bwose abantu batuze ijambo ry'Imana rizabatera icyubahiro ariko abantu batarituze batuze imigani ya migani y'abakecuru imwe Timoteyo yabwirijwe kureka n'abantu barangariye mu bindi byinshi birashoboka ko umuntu yatunga amafaranga ariko ntamutere icyubahiro ahubwo amafaranga akagukoza n'isoni ariko reka amabwire ikintu kijya gidutera icyubahiro kikatwambika ni ugutunga ijambo ry'Imana kandi iryo jambo ry'Imana ni Kristo umwana w'Imana ubwe haleluya jambo umuntu utuze Yesu haleluya umuntu utuze Yesu azamutera icyubahiro Asheri we ababisha bawe uzabahindura ntabwo bazaguhindura wowe uzabahindura ntabwo abakwanga n'abakugambana n'abaguhagurukiye abo babisha bawe bazaguhindura ngo bakujyane mu cyerekezo cyabo kandi ababisha bacu uwa mbere n'umwanzi Satani ntakatujyane mu cyerekezo cye ahubwo ngo twebwe ahubwo tuzabahindura kandi n'ibirenge byawe Ashera we ngo bizahora mu mpinga z'imisozi miremire ya bene Yakobo haleluya ni byiza cyane ibirenge byacu kuba mu mpinga y'imisozi miremire ya bene Yakobo bavandimwe inshuti z'umusaraba ndimo ndareba nkabona ngiye hafi saa moya reka ndeke ni saa 12 n'igice nsoreje kuri Asheri hasigaye Nafutali hasigaye na Yosefu hasigaye na Benyamini abo uko ari batatu munemerere umwanya nuboneka muzongera kandi mumbe ikindi gihe mvuge kuri bo kandi nabo hariho amasomo akomeye ariko soze mbabwira ngo uyu murage duhabwa w'imyitwarire myiza hano mu isi niwo uzadusingiriza umurage utabasha kubura umurage mwiza ibyo byose mvuye kuvuga izo za comportement zose mvuye kuvuga nziza izo ndangagaciro zose nziza n'uwo murage duhabwa uwo niwo uzadusingiriza undi murage ukomeye tuzahabwa utabasha kubura kwandura kugajuka mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana Imana iduha umugisha